twongeye kubasuhuza abateze amatwi banadukurikirana kuri chaîne yacu ya YouTube. Turabasuhuje kandi turabaramukije abari hirya no hino mu isi ndetse n'abari hano mu Rwanda, ari nako twakira umutumirwa wacu muri rusange. Giovanni, tugwaye ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane ku butumire bwanyu mubashije kutugezaho. Giovanni, tukwakiriye kuri channel yacu kugira ngo ugire ikintu tugezaho. Ese wowe urabona hano hanze muri iyi si ibintu bikomeje kuzamba, ari ubuzima bukomeje guhenda, mbese n'imibereho iragoranye, wowe urabibona gute muri rusange? Murakoze cyane kuduha umwanya kugira ngo tugaragaze ibyumviro byacu ku bijyanye n'impinduka zigenda zigaragara mu isi ya none, dukurikije uko tubyumva tukabisanisha n'ijambo ry'Imana. Tubona ari ibihe uko byagiye bisobanurwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana, tubona ko ari nk'ibihe dusohoyemo. Nawe ukurikije uko ubibona, ndahamya ko nawe wemezanya nanjye nta gushidikanya ko ari ibihe turi kugenda dusohoramo bihuje n'ijambo ry'Imana. Urabona hari intambara imaze iminsi, yaba iy'Uburusiya na Ukraine, none ubu mu burasirazuba bwo hagati hakomeje kuvuka intambara za hato na hato. Israel yari ishyamiranye na Hamas, ariko ubu magingo aya ngaya Israel yagiye gushoza intambara kuri Hezbollah, umutwe ubarizwa muri Liban. Urakoze cyane. Mu by'ukuri dukurikije uko bihagaze, duhamya ko atari ibyatangiye vuba aha ngaha, kuko ndetse bimaze n'imyaka irenga hafi nk'itanu mu gihe cya none, ariko bitakuyeho ko byigeze kubaho mu kindi gihe. Urabizi neza ko ari igihe Israel yongeye guhanganira na Hezbollah muri Liban mu 2006. So kuba wenda uyu munsi wa none byongeye gusakirana, ndahamya ko ari ibintu bigenda byisubiramo mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ariko still urabizi ko Israel hariya ifatwa nk'ururimi mu kanwa. Ni igihugu kitemerwa muri kariya gace nk'igihugu, kandi mu by'ukuri nacyo kikiyemera nk'igihugu muri kariya gace dukurikije n'amateka. Mu buryo bwa Bibiliya ivuga ko ari nk'igihugu cy'isezerano, ariko mu buryo bwa diplomasi cyangwa se mu buryo bw'ibihugu bivugwa ko cyashinzwe mu 1987 gutyo, ni nkako ntekereza. So Palestina igafata ko Israel ishobora kuba ari nka state cyangwa se nk'intara yayo, akaba ariyo mpamvu n'uyu munsi wa none bigikomeje kuba ikibazo kiremereye, ndetse kitari ku mugabane wa Aziya gusa, ndetse ku ruhando mpuzamahanga. So ku rundi ruhande mu kibazo kijyanye na Ukraine na Russia, so ibyo byose ni ibintu uko bigenda bivugwa muri Bibiliya, ni ibintu bigaragaza nyine muri bimwe muri bya bimenyetso bigaragaza indunduro y'ibihe by'intambara mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ahubwo tukaba dusaba ko nk'abakristo mu by'ukuri bafata umwanya bagasengera ibyo bihugu kugira ngo amahoro yongere agaruke. Ndabyumva. None se wowe ushingira kuki, nimba wizera ibyanditswe muri Bibiliya, cyane cyane mu isezerano rishya, rivuga ku bizaba kuri iyi si, yaba ngo ikinyamaswa cy'inkazi kizaza muri iyi si, icyo kinyamaswa kikaba giteretse no ku muryango w'abibumbye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyicaro cyinjira, icyo kinyamaswa urakibona. Ese nawe ugenda ubona ko ibyo bintu ari byo bigiye kuzaba muri iyi si? Nkurikije uko mbyumva, ariko simbizi neza 100%, sinanahamya neza 100% ko cyaba kiriho, ariko nkurikije uko umuntu ayibona kuri social media, tubibona kuriya nyine namwe mubibona cyangwa se mubyumva, ariko ngahamya ko mu by'ukuri nta gushidikanya ko atari byo. Tunashingiye no ku wenda ku byegeranyo bigenda binakorwa. Ejo bundi ubwo Papa yari ari muri Singapore, mu gihugu cya Singapore, ubwo yagiranaga n'urubyiruko rwa kiganiro, yashakaga kwerekanisha uburyo akwiye kujya hakorwa, bazanoza umushinga wo kuba hashingwa itorero rimwe gusa. So kumva ari ikintu kiremereye cyane kumvikanisha umwisilamu ngo nayoboke idini katolike cyangwa se umudivantiste ngo nareke gusenga umunsi wo ku isabato asenge ku cyumweru.
nabyo ubwabyo bigashobora kuba byazateza izindi mvururu nk'izo tubona uyu munsi wa none haba muri Israel cyangwa se mu bindi bihugu nk'ibyo ngibyo. Izaba ari intambara numva ko ishobora no kwaduka mu buryo nk'ubwo ngubwo. Mm. None we uramutse uri nk'umuyobozi cyangwa uramutse aka kanya ubaye urufunguzo rushobora kuba rwakemura intambara ya Israel na Hezbollah, rwakemura intambara ya Israel na Hamas, rwakumvikanisha abayisilamu ndetse n'abayahudi, we wakora iki? Ni izihe ngingo byibuza nk'eshatu washingiye uvuga ati izi ngingo zabafasha? Mu buzima busanzwe iyo hariho amakimbirane mu buryo runaka habaho uburyo bwa mediation. Mu buryo nk'ubwo ngubwo njye numva ko hazaho third party bagakurikiza wenda amategeko niba igihugu cyarabashije gushingwa nk'igihugu. Ibihugu byo muri Aziya ntabwo bikwiye gufata Israel nk'intara, ahubwo bagomba kuyiha igihugu, ndetse byaba na ngombwa umunyapalestina ntaboneke nk'umunyapalestina muri Israel, n'umunya-Israel ntaboneke nk'umunyapalestina nk'umunya-Israel muri Palestina. So bakumva ko ari bamwe, ntawaje ku isi ngo avuge ngo ubutaka n'ubwe. Ubutaka ntabwo bugira ubwoko, ntibunita no kumenya ngo aba barutuyeho ni abo ngabo cyangwa ni bariya. Wowe ubona ari izihe ngaruka zino ntambara zigira ku batuye isi, cyane cyane nk'Abanyafurika twebwe tutari kubarizwa aho ziri? Urabona isi yamaze kuba umudugudu mu by'ukuri, nta n'umwe ukikigera kuri none mu by'ukuri, na mbere hose, ariko kuri noneho byamaze kuba ibindi biti nyine. Niyo mpamvu haba hakenewe kureba by'umwihariko ingaruka zigenda zigarukamo mu buryo runaka, mu buhahirane, mu buryo nk'ubwo ngubwo, kuko uzasanga wenda hari ibihugu byo muri Afurika byari bikeneye bituruka muri Aziya, n'ibyari bikeneye ibiva muri Afurika byerekeza muri Aziya, mu buryo nk'ubwo. Si na honyine no muri Europe gutyo gutyo. Gusa njyewe uko mbibona, ndabona intambara ziri kuba hirya no hino mu isi wagira ngo zirasobanura imperuka y'isi, yaba M23 muri Congo, yaba kumva Somalia nayo irashaka kurwana na Ethiopia bapfa agace k'intara kahoze ari iya Somalia kitwa Somaliland. Wowe ubibona mu yihe shusho? Mu by'ukuri nta wavuga ko ariyo, kandi nta n'uwahakana ko ariyo, kuko ntawe uzi umunsi nyirizina cyangwa se umunsi wagenwe w'iyo mperuka uzwi n'Imana. So gusa ni amarenga agaragaza ko turi mu bihe bisa naho bidafite itandukaniro n'amakuru twahawe ariyo dusoma mu ijambo ry'Imana. Mpamya ko ari amarenga cyangwa se amakuru atwemeza ko buri wese agomba kubaho mu buryo buhuje n'uko ijambo ry'Imana rimutegeka. Usengera muri ihe dini se? Njyewe nsengera mu idini bita Maranatha Mission for Rwanda. Uri kumva amateraniro menshi ntabwo ari guterana muri iki gihe, kubera ko gahunda insengero zazanyweho amategeko avuguruwe. Wowe ubibona gute? Kuri iyo ngingo njyewe uko mbyumva, buriya nta buyobozi bujyaho budashyizweho n'Imana, kandi ubuyobozi icyo bubereyeho ni imboni ya rubanda. So kuba wenda bakora icyo kintu mu buryo runaka, sininjiyemo in detail ngo menye ngo impamvu ni iyi ngiyi, ariko mu by'ukuri wenda haba hari impamvu yo kugira ngo igishobora kuba cyateza ingaruka mbi cyangwa se cyateza akavuyo cyangwa se cyahazahaza ubuzima bw'umwenegihugu kibashe gukurwaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hagamijwe kurengera ubuzima bwe cyangwa se uburenganzira bwe bwuzuye. Giovanni, urakoze kuba wabaye umutumirwa w'umunsi. Nakagaruka tuzongera duhuza ubutaha. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane, Imana ibamere umugisha. Ciao ciao.